Njishi gusa. Aniso ndafite kirava mesa. Ngo suburi kwigira uti. Umva nkubwire nakubwiye ko utagomba kunetaho. Uri kunyumva? Yani ukajya unetaho. Focus. Ariko amasaha yo kujya ku ishuri yarayigeze mama. Umva nkubwire nakubwiye ko ntari nyoko. Aho nyakwa musize urahaza. Cyanza mugusangisha. Uri kunyumva? Amasaha kujya uriga ngo uzamarira iki se muko? Uriga ngo uzamarira iki? Ndasagira vuba kora. Ubundi kanze nkwereke. Mubare kabiri wabimisha. Uri kunyumva? Kandi nari amasade umara kumesa nyabona asa neza. Ubundi ubona ujye kwiga ibyo wigaho karuhawe. Ko kareba. Ariko amasaha yarageze kandi imvura igiye kugwa. Nakubwiye mbara wese imyenda nari amasano yose ubona ugenda. Uri kunyumva? Aho undi kuki uri kunetaho. Cyane arakubyaye. Nigeze mwinekera wowe. Chichuchu. Kandi urimo mbona. Ako Justi. Uracyahenereje aho ngaho nzakwica. Ubundi wakubera icyo utumva. Kuki utumva ibintu umuntu aba akubwira? Ariko amasaha yagiye. Niba amasaha yagiye nyine mesavu ugenda usa amasaha ujya ku ishuri. Ese ndabirangiza ryari? Ako ubundi kukitaranye mwana nanjye amagambo. Ubundi we nzagukorera iki kuki utanyumva? Narakubwiye ntukajya unetaho. Uri kunyumva? Umenye ko ngiye ntigeze kwinekera. Ndafite mesavu ba ugenda uzijya ku ishuri wanjishiwe. Kaba gaterana nanjye amagambo isikiwe. Ngiye ntukajya unetaho ntago ndi nyoko narabikubwiye uri kunyumva? Uri kunyumva neza? Ndabyumva. Cyangwa nzajye mbanze gukora muri aya matama. Nibwo uzanyumva neza. Focus. Ikindi kandi ugomba kumenya ukitaho. Uri kunyumva? Ngiye kukubwira kandi sinzongera kubisubiramo. Uri kunyumva? Uri kunyumva neza? Yego. Papa wawe akazamenya ibintu bibera hano. Uzambona. Uri kunyumva? Cyangwa se kumwe umubyeyi azabaza umwana ngo bimeze gute mwumvuri no kumubwira usa n'ukopfora nzagukopfoza neza. Uri kunyumva? Agomba kugeza ukamusekera. Uri kunyumva? Yakwaza se wowe na mama gute ukambwira ko ari neza nta kibazo. Uri kunyumva? Ubundi tukabigendanamo neza. Nizere ko wanyumvishe. Uri kunyumva? Ngo mesa vuba gira. Justine! Umukobwa manange niba bari mu biki. Ako Justi ugira ubwenge. Ubundi wowe uri muzima cyangwa ugira ikibazo. Wenda guhamagara ukanyitabisha amaguru nta muntu ugira. Justi nzakwica ubibone. Mana yanjye wajya ureka gutuma ndwara umutwe. Tazicazwa hano anjije ukabagasa. Ugira agasuzugura wawe. Kubera iki ngo uhamagara ukanyitabisha amaguru? Ubu uri mu biki? Kunyita byari bikunaniye cyangwa mbanza ngukore muri amashimpire. Umva kubwire reba hano. Ibintu ugiye kukubwira ubyumve neza. Uri kunyumva? Papa wawe arampamagaye. Ambwiye ko aje ageze ku kibuga cy'indege. Baraje.
nakubwiye ntukajya unetaho uri kunyumva umva ibyo nkubwira ibyo kwishimagizwa yewe ukanyishima imbere ntabwo nakwinekeye narabikubwiye rebeshwa hano nkubwire sanjijiwe ko agiye kuza uri kunyumva imodoka igiye kumufata ageze ku kibuga cy'indege ndagira ngo mwihanangirize umwereka ko hari ikibazo kiri hano nzakwica uri kunyumva azi umwereka ko wishimye umeze neza uri kumva nakubaza hano bimeze bite umubwire ni sawa uri kunyumva nakubaza mama bimeze bite umubwire ati rwose mama ni sawa nta kibazo uri kunyumva ntawe uri umuntu mukuru ntabwo uri uruhinja uri kunyumva nubwo wigira injiji ugakabya uri kumva wanyumvishe ninde meze neza karibu zana mwakira sinari ngukumbuye shiri habaye heza cyane ariko nyine byose mbikesha wowe uziko buryo iyo ntagushaka ariko kuba mpombye oya cyane nyashima kama mugabo mwita nawe sheri ariko katurebe iki se yego sha nawe uri kuntera isoni hagarara turebe oya hagarara turebe ndakukwereka nitugera mu ko wabaye mwiza cyane ba basa ukreminete naje kuzanira imwe nibyo yewe uziko nari ntagangaye Justine ari hese umugore mubiko Justine ari Justine rero buriya mwana akunda kwiga sheri ukunda kwiga nibyo se buriya wabona ari no mu masomo kaze ngiye kumukurebera murebe ndamukumbuye ndaje tuganire wana kabisa ore wanjye ko yabaye igitangaza wana kabisa nijye washatse muretse meze neza warakaye se wabaye iki none papa we rero yaje urabyumva ute neza wishimye mbese ubundi utari kuvuga cyane ufite ikihe kibazo ntacyo nizere rero ko ibyo twumvikanye wabyumvishe sibyo ugende umwereke ko nta kibazo gihari uri kumva mwereke yuko wishimye nta kibazo byandi byose nakubwiye iki sibyo no kugukora udusatsi twawe neza sinwitayeho singukunda se kandi ndanagukunda rero ni uko ubonesha umutwe ukanjagaraza nawe undi ntari biryanjye wagenda sibyo Papa yana bimeze ese tushaka kurira niko nuburetse ushaka kurira buriya ni urukumbuzi ko nambwira ko agukumbuye nkambwira ngo aragukumbuye nkambwira ngo murasaza abana na ba se umva abakobwa na ba se umara rwose isanzure isanzure rwose mwana kobwa yawe wamubonye urayimukumbuye umva ukuntu nawe yaragukumbuye batwara itugukumbuye bari kumbwira mama ko atazaza ryari cyangwa warakoze n'ukuri hagarara turebe yego ushaka uko ngiye gushyingira umva ejo bundi turamunywera ngiye gushyingira mwana yanjye abagukumbuye umura kabisa
nikoze ahubwo se yaturutse wowe yambarishijwe cyose ntabwo mugiye kongera mu nsotoro oya shamana njye mwagiye mumbabara none se uvuye hehe ubizi akamara ase mugana uvuye he nyine sheri yanshakiye jimu ngo jimu anshakira n'umutoza ubwo nyine nayo mvuye muri siporo ndavuga reka mparike hano yepfo uparike urabaye mute mu mezi harya n'amezi angahe we asa mva uracyanyuka se sho urabona ntakwibuka uriyemeye urabona ntakwibuka ariko si ubwo mwabaye mutisha muracyari inshinzi mazi ariko ugira n'amahirwe we akanya umugore wa Jena apfuye ahise akuzana uri kureba ukuntu yabaye ahubwo se mbabarira ubwiza ukuri uriya mwana wa John buriya mubanye mute ko mbona umwana ungana kuriya ntaramenya ko utabyara mva namubwiye ko ikibazo ari icye sinjya muri ibyo mubwira se ubimwumvisha gute umuntu umaze imyaka 5 kandi akaba yarafite umwana ubimwumvisha ariko ibyo ngibyo ni ibiki nese ntabashaka bakabyara bakamara n'indi umva ubwire uyu mugore kumva nturahinduka pe urifata ugafata umuntu wabyaye ukamubwira ngo ntabyara ari kubikora gute bakubwire njye ntabwo ntafite yo kubyara ukumva nayo ntabwo biri muri mind zanjye umva jo muzabana turi ibigori igikoko kandi neza sheri arankunda ikintu cyose mbwira cyane nuko umaze sheri beze bitewe uko tutabyamubwira ati sheri ihangane ntese ikibazo ni wowe urabizi njye nta kibazo ahubwo se uriya mwana mubanye gute ko nzi ko twese twese ababarire kwivuga ukanyibutsa igihe cya kera ukuntu cyose mbana warabyibushye ubukire bwaragiye buraguhe kiri kunetaho ngo mama umfashe umvunshi uranyishe ntakigira sinzi nyako umva mubwire kiba cyangeza aha gusa shuna n'ubu ntabwo uramenya kwitwara nk'abamama we kwitwara nk'iki ukiri umugome we ntabwo kiragome sheri ntabwo kigeze gahinduka akubwira ari icyana biteta bigakabya icyana sinakibyaye ngo mama we iki umva ntabwo wanakagirira impuhwe koko ahubwo avuga ngo reba n'uburyo ari kubivuga ahubwo yenda kuruka ibintu byose nicyo kibikora nese ubwo we umwana ungana gutyo ko mbona nawe amaze kuba inkumi umwitwaraho gutyo bigakunda ni hato bidakunda serega ndamuyoboye cyangwa uriya mugore yari yabyaye umwana ufite umuco pe ngewe ntabwo wanyitwaraho gutyo ngo ahubwo none ugiye kumukorera agashingiye kumukura mu ishuri abibone neza umugore ntakirukagiye kiratangira no mami se nawe ubwo wagerageza n'iri na rimwe ngo uhinduke basi ibikumbwira ni ibiki I don't care n'ubundi none se ariko ndamugabura ntabwo mwicisha inzara nese wowe urabona umwana uba ugomba no gushyiramo yaje kurekura akemu yaje ariko nawe yaje kurekura wese naramubyara ugomba no kugira mwimpuhwe ubwo se sheri ahubwo mbwira njyewe tureke no kujya kuruza mbere wajya gusohokana ubundi kuri mujya dushya twabaga dufite ahubwo ratasheri ngo rata kubareba umva nshira fiance fo ubwo ndi ku ifaranga ari kumenera narinyuze hano tubivuganeho ngenda kubakamo Shati mwafata neza. Uzadusohokana ryari? Hoya ndi kwipanga vana ngo birarenze iminsi 2. Nzabahamagara mbere kenshi yawe nzaba. Erega n'ubundi rero ngo twakuva erega umva. Unsabwo kabiri kanga utanyizera. Utanyizera. Sho wirakara genda kwizeye ijana kw'ijana. Okay. Dusohokana tukajya ku mazi. Umva mubwiriza. Ahubwo reka mbabwire sivyo. Reka ngende n'ishoferi negereje hano hafi. Okay. Namusize umushoferi kumana. Justina mukobwa wanjye Abe meze bite se? meze neza wari umwumviye se? naramukumbuye cyane nibyo ishuri se bimeze bite? ishuri meze neza nibyo
nta kibazo gihari. nta kibazo. Amasomo ari kugenda neza. Aragenda. Ko mbara waramutse se byagenze bite? Abonye baramutse ujya urya Ndarya. cyangwa ari stress z'amasomo? Ikibazo ni ikihe? Bagufata nabi? Niko utansubiza. Papa musaba ikintu basi ntuzongere kugenda. Kugenda Basi ntuzongere kugenda ngutsige. urankunda cyane. Tujyanye se? Nta kibazo. Nzakujyane? Byaba byiza ko Nzakujyane hanze muri Amerika? Mukobwa wanjye. Gusa sibyo? Umura ntabwo nzongera gusubira hanze vuba, sibyo? Ubu ni ukuvuga ngo gahunda ihari igiye kujya nkorera hano mu Rwanda, sibyo? Uranezerewe? Urishimye? Niyo gahunda ihari, ntabwo nzongera gusubira hanze vuba. Ubu ngiye kubihindura, narabihinduye, ngiye kujya nkorera mu Rwanda hano, sibyo? Humura rwose ntugire ikibazo. Ariko urankunda mwana wanjye disi. Nakurishije nabibonye. Nta gasore karatangira kugutereta? Mu minsi iri imbere ubimenye, sibyo? Ugomba kuzagira ute? Kuzanyambika ingofero ukampa n'inkoni, sibyo? Kandi gira ubwenge, sibyo? Mukobwa wanjye niko none se ko nabikubwiraga nkabona uri kwizubaza, byagenze bite ko nabonye waramutse? Byagenze bite? ntabwo zibera hano. Ibera hano? Ibera hano ni ibiki? Niko umwana se ari kuganira se? nza turi kuganira. Wari umeze neza. Uko ugejeje se? Ugiye bebe? Ndaje. Chérie. Meze ute se? Meze neza. Meze neza, warabyibushye. Cyane chérie, byose ni wowe. Ahubwo se sha wagize ngo nari nkumbuye kugira mperutse kuryama muri byanditse sha umugore mwiza. Meze neza? Ntabwo nari mperutse kuryama mu matako yawe sha. Uziko nari igihe ukumbura umugore ukumva neza wasara. Nibyo byambayeho. Sure. Yego nkumbura cyane. Ceceka wibuka. Chérie, ntabwo usinzira. Naragukumbura urukumbuzi rukanye cyane. Ntabwo nagiye kumvira. Wowe ujya ukumbura wowe? Umuntu nanahamagaraga nkumva wibereye mu bitotsi ukanakumvugisha neza wishimye. Namba nananiwe. Nananiwe hano gukora imirimo myinshi. Yihorere sha maze nahita uvuga ko abandi bagutwaye. Uzi uko banjyana? Shundi wawe. Ariko bagutwaye sha. Shundi wawe. Siko nabaye cyiza. Oya. Chérie yabaye cyiza cyane. Burya mfite umugore mwiza pe. Ako shumva. Ariko nanjye nahise mfata icyemezo ntabwo nzongera gusubira hanze. Sure. Ngiye kuba hano mu Rwanda kugira ngo mbe hafi yawe. Kanazasanga bakuntwaye bikamvuna. Ako shumva umbwira. Chérie, ni ukuri hari ibintu ntajya nshobora kwihanganira. Noneho aho bigeze byandenze. Ibiki? Ako chérie. Ni gute umwana uzamubwira ngo mfashe aka kantu koroshye katanakomeye, yarangiza akambwira ngo nzajye ntuma abona abyaye ntago namubyaye. Mwana nde? Justine? Niko
oya humura se nyine mbwira n'uburetse ubanza unsobanurire umwana Sherifa ubwire Justine umwana utakora akantu na kamwe wenda gukora tubyihorere sibyo umwana ambwire ngo mbabere umerese amazi mu nzu nkwe ambwire ngo ntabwo namubyaye sinkizi nirirwa mutuma ngo nzabyara abo nzajya nirirwa ntuma sheri kubimbwireho neza niko humura se nyine n'uburetse tuzi ubanza umbwire Justine niwe wakubwiye ibyo bintu Justine nta kintu na kimwe ntakoze Justine yakubwiye ayo magambo se yajya akabimbwira nkavuga ati wenda hari nyine ntabwo yari yiyakira ko mama we yagiye nkavuga ati nyine buriya bizashira ariko noneho bigeze kwihangana byara n'uburetse n'uburetse ko nzi kuri ya mwana twamureze neza ibyo bintu yabikuye sheri none uri kubona ndi kumubeshyera ubwo ntumubeshyera oya humura mbwira humura tuza sheri haguruka tuza umbwire sibyo humura mbwira niko ibintu uvuga ni ukuri sheri Justine n'uburetse sibyo Justine ndamuzi ninjye wamubyaye namutoje umuco n'ikinyabupfura none ibyo bintu yaba bikuye sheri none uri kubona ko hano nicaye ndi kumubeshyera bose urumva nabura kubitekerezaho mu by'ukuri ubwo urabona ndi kumubeshyira Justine umwana nibyariye utangiye kumuvugira ariko wumvise amagambo kuko ari umwana wabyaye wumvise amagambo uvuze uburemere afite yaturutse mu kanwa ka Justine kuko nta muntu uhari wo kumvugira niyo mpamvu umfatanyije nawe oya sheri ndaza kubikurikirana ibyo bintu ndashaka kubimenya neza sibyo ibyo bintu ndaza kubimenya neza rwose ntabwo nari nzi ko wabinkora gusa urambabaje mbibwire sibyo agahinda mfite n'agahinda ntera mwabona yice kubikubwira nk'umugabo wanjye ngo ugende umuganize njye naricaye ndamuganiza ndavuga Justine wagiye wihangana nkavuga ati wenda ntiyari yiyakira kubera mama we yagiye ako basi ndabikubwiye ngo ugende umuganize nka papa yabyaye kuko njye ntanyumva ngo umubwire ati reba uriya we niwe mama usigaranye umuganize nka papa we none ni gutyo mbwiye sheri urakoze Justine you know Justine abe ndashaka umbwire ukuntu usigaye usuzugura mama iki ndashaka umbwire ukuntu usigaye usuzugura mama usigaye usuzugura mama nta soni papa urumva ibyo bintu nabikora usigaye usuzugura mama nta soni ntabwo umusuzugura ubu ntabwo uzi ko uriya ari mama ariko uriya mugore wabona ntashobotse ngo uriya mugore nawe ntashobotse ntabwo toka nta soni uratinyuka agasuzugura mama nta soni ubu nkubitije papa nta soni na nkewe ugatinyuka ugasuzugura mama uzi ko n'ubu naheruka kujya ku ishuri byarasenga toka ubwo buryo ntabwo njya mushaka mbere wabyumvise mwana we ese bizashyira ryari kuri murarira kuri hanze wenyine mama na papa ntabwo bari mu nzu wayikije basanze mama na papa mu nzu kuri murarira bite ikibazo ufite ni iki Justine
umwana John arimo ararira hanze. karuhukira mu bibazo gusa koko uriya mwana baza kubikurikirana ariko ntashobora kuba nawe ufitemo uruhare cyane barakunze kuriya ngese atayigize ku mwana arimo JP amakuru y'iminsi wa JP cyaba naho meze neza aho ni karibu iwacu kabisa urasuye yebega yewe so nta kibazo sorry waba umpaye nk'akanya gato nk'iminota 30 maze kuvugisha atumura n'igiyemo gato John meze neza ariko JP Nikos rwose ewa kabisa nshuti yanjye kabisa ewa duherukanye cyagiye tujuritse nanjye nuko ariko nari gutekereza ndabona umeze neza ikibazo ndabona uryoshye pe ikibazo nabo nyuma y'ibyumweru 2 bishize nafashe tuteri yanjye na madamu n'abana turasohoka tujya kwiruhura mu mutwe tujya ku mazi twinjoyinga ntumbwire ko wafashe tuteri ni byose we na madamu famiye yose uko rwose nuko nabikoze kabisa byari neza kabisa buriya rero shaho wa muvandimwe we buriya uba uri umuhiri reka mbivuge gutyo ntuzi buriya kuva njye naza buriya ntarigera mbona umwanya na muke wo kuruhuka mu mutwe kuva nava hanze narasafarinze nageze hano wanabitira mu bibazo bya hatari bitira mu bibazo wasanga hari intambara madamu arimo aragurukana n'umukobwa wanjye barasuzugurana ariko uzi ko hinjira nsanze umukobwa wawe arimo ararira ku muryango namubaza ngo bimeze bite agahita yinjira akaza uriya mwana arananiranye uzi ko ngo asigaye abwira nyina ntabwo ari nyina wamubyaye urumva urwego agezeho aho kuvuga ngo mama akavuga ngo umugore wawe kandenyo ariko gusa rero John bizera inshuti yanjye hari ibintu ugomba kubanza ukanaliza neza ugatekereza hagati y'umwana n'umugore wa kabiri kubera yuko hari igihe tamenya n'abana n'umugore nawe ntabwo ari shyashya gusa n'umwana wabanza ukageranjura neza ugatekereza neza ukarabona ibintu bimeze kubera ko ushobora gushiduka hari uburenganije none se je ukavuga ko kuba ari mukase nawe ashobora kuba afite bishoboka cyane rwose umugore yabikora cyangwa n'umwana ariko wareba neza icyo kintu kuko yabikora ariko urabizi yanashoboka ushobora kuba navutse kuko urumva njyewe umugore wawe urabizi ndamukunda igihe tumaranye ntukizi ibaze ko kuva najya hanze nta munsi n'umwe kuva twabana kugeza igihe nagendaga nta munsi n'umwe twigeze tubana nabi cyangwa ntashobora urumva rero niyo mpamvu nahise mvuga ariko uyu mwana ntashobora kuba amaze kunanirana
kuko umugore yanyeretse agahinda ke ambwira uburyo asigaye amusuzugura numva uriya mwana ashobora kuba yaramenye ariko uriya mwana ugomba kumwumva ibintu mbwiye nabwo ndaza kubitekerezaho ndako mu kinyarwanda baravuga ngo uko mu rusyo ugakoma n'ingasi umwana wabuze icyo ambwira namubaza ngo bimeze gute agahita yakira cyangwa agahita yinjiramo oya ndagerageza ari ibintu bitoya ndaza kuza ugomba kubirebaho papa w'umwana rwose kandi afite umuryango mwiza umugore mwiza umwana rwose uri hagati yanyu mwe ubona ari ibintu byiza rero rwose kuba byaramerana nkanjye nta kintu naba nkumariye pe kandi ubizi ko icyo kintu mbwiye byo ndacyumvise ndaza kugerageza ndebe ngenzure neza ndebe ko nyina adashobora kuba nafite n'amakosa kuko mugani mukase w'umuntu ara ntabwo nabyizera bavuga ngo nyina wundi ntaba ari nyoko ariko nanone nawe umwana wundi abishya imbunda wasanga hari ukuntu byabaye utari wamenya oya ndaza kugerageza ndebe ubushobozi bwinshi ukareba neza kugerageza ndebe JP naho ubundi biriya bibazo by'abavandimwe by'abana na ba nyina byaranserereje shaho mugabo byo birumvikana pe ariko gusa agomba kubungabunga ntacyo reka tubireke nzareba ko mbona umwanya nzabikurikirana urumva ndahari nzashaka ukuntu mbikurikirana neza ariko ndebe ko uriya mwana mugana adashobora kubona rimwe nabyo birashoboka ahubwo se twizimbye mu magambo cyane uzi ko nibagiwe bana abuze ibintu by'ibibyeri byinahora bishobora ko twimenyereye tuberuje twacu icyo nuzanye bya bintu njye nta bintu biba bireba aho ariko tuba ugomba kukwakira nibyo ariko nta haba hibereye ibintu by'ibibyeri gusa icyo kunywa njyewe inshuro nyinshi nkunze nko kuva mu rugo mbiranze urakoze nuko narinyuze hano vuga ni John inshuti yanjye siga mparitse imodoka hano hepfo ndabona mpanyere ngo usuhuze nk'umuntu twabanye mu Burayi noneho wari urimo uragenda mbonye ariko ntabwo nakunyuraho cyane ubwo rero rwose kabisa ahubwo ibyo by'ibyo uragiye none wambabaje uzi ko nari ntagiye kwitera injege nturansuye uyu watambukaga wagenda ariko buriya kubera ko buriya mfite igihe gitoya intanga nibyo se ushaka guhita nzongera nasubira ariko reka nawe kwirira nguherekeza abantu sibyo se reka nawe kwirira nguherekeza wowe simbuka nyarutsa urakoze gusa muri iyi minsi naza gushaka ukuntu nanjye ribuze kunyarutsa turaganira neza tuzagusura yewe arasante sana kabisa uriya mugani ntushobora gusanga uriya mugore abifitemo uruharira mwana ko ntigeze mbona ahinduka kuva kera akiri umwana buriya byaje hakuriye se oya mugani ba mukase w'umuntu nabo ntawabizi biriya bintu ndaza kubikurikirana uriya mwana ushobora gusanga arengana bakabigenzura gitanze meze bite se ko mbona wicaye mu ntebe ndicaranye nyine meze bite ko mbona wicaye mu ntebe n'ubu nturaneze nturishima se ubu urajyana namuhannye sibyo uzi ibintu namukoreye namubwiye ko ninongera kumva yagusuzuguye sibyo azamfata namuhannye seriye namukubise biriya bintu byambabaje cyane buriya wabimbwiye numva umujinya uramfashe ariko ibyo namukoreye imana niyo ibizi nayo rero azakubwira ariko ntabwo yakubwira sheri yumva nkubwire ni ukuri uriya mwana pe sinzi ikibazo afite kandi pe ni ukuri ndamukunda mba namufashe nk'umwana wanjye nabanje kujya mwihanganira nk'uko nabikubwiye ariko nta kintu ntakoze buriya nagiye kubikubwira numva umutwe wenda kubyimba nenda gusara umva ndavuga basireka mbwire sheri numve ko wenda kuva ari se wenda yamuhana wenda akamwumva ngiye byari byaranze burundu uriya mwana yaramuhannye
ntari ubwo nyine wamuhannye buriya yumvishe. oya namuhannye namubwiye ko niyongera n'umunsi n'umwe wo gusuzugura nzamwirukana nashaka azajye kwangara mu oya sheri ntago wamwihakana uriya ni umwana wacu, ni umwana wacu, umwana uramuhana sibyo? iyo umwana yigize nabi sheri mva nkubwire abana bakunda gukora amakosa nyine cyane yuko ntari nka mama we. oya sheri uri mama we reka nkubwire ni gake gake ndamukunda. Ni nayo mpamvu buriya wabimbwiye nkumva ntabwo biri kumva neza. Nanjye nabikubwiye bigeze kure, numvaga utanabimenya, numvaga ntanabikubwira, ako numvaga neza ngiye gusara. Ntugire ikibazo sibyo? Ahubwo noneho ngiye hariya hepfo sheri ugiye hari akadokima ngiye kuzana muri gare, ndagira ngo ndebe ko nibura ndazuzuriza hano, kugira ngo ndebe ko mu kwezi gutaha nibura iriya kampani nayimurira inaha mu Rwanda. Sinabwiye ko nazongera gusubira hanze ngo ushobora ndagira ngo nkwegere sheri banguke ngo bye. Mana we Samantha ndaruhutse, ariko none Justine ibintu ndamukorera. Papa yanaje kwimubwira ngo iki n'iki, ariko nari bipfa ndamushye none ibintu ndamukorera, ndamusangisha nyina aho yagiye. Ako Justine ngwino hano. Ako Justine ubundi ugira ubwenge, wari muzima reba hano. Ako ubwenge mvuga uri kundeba. Mereza ni telefone. Urabizi neza. Iyi telefone twakuzaniye ni ikoshye. Uri kunyumva? Uzi ikintu ngiye kwikorera? Urabizi ngiye kwijyana. Uri kunyumva? Kuko hasigaye sigemba nikoshya, usigaye ufite amatwi mabi wa mwana we. Uri kunyumva? Cyawa nzajya mbanjana nakwishidura. Kandi nzakwica. Ubwo suri kuri iki kigoryi ndazevayo hano. Justine umva nkubwire, uyu ntari umujinya. Justine njye mbona nzakwica wa mwana we. Ubundi kankubaza kuko ndiko musazi gusa wazajya kwimbaho cyangwa ukajya gushaka abagabo ukadukama amahoro wa mwana we. Ndikubona ubwoba bwakubera. Uri kunyumva? Ndikubona bwakubera cyangwa se ugiye gushaka abagabo, dore none ndikubona usaziye ubusa. Ubwo uri kuzira mu matelefone nako utagize ari amasana aroswa ryari. Ubwo ubonye ko agiye ngo iki wari kuyoza ryari sheri? Mbona uri mu bintu ntazi ngo uri mu matelefone wifotoza. Kubonye ko agiye atereka njye kwifotoza niko kanya mbonye. Umva ngire wowe narakubwiye ngo nzakwica. Niba udafite ubwenge bukujyana no kuri toilette gutekereze ko ntagukeneye simbizi. Uri kunyumva? Umva nkugiriye inama waza vana ukagenda ku mahoro. Uri kunyumva? Ukijyana ntaza kukwirukana. Kuko njye umunsi nakwijyaniye. Uri kunyumva? Umunsi nakwijyaniye nzagenda ndikukubita. Uri kunyumva? Uranyumva wowe? Uri kunyumva? Shakubwire uranyumva? Uri kunyumva neza wakurugutuye? Njye simbyara nukantere santemo. Uri kunyumva? Kindi kandi iyo nabyara ntabwo nabyara urugoryi nkawe rumara gusa shinga amatwi itagira ubwenge. Njye wumva nkubwire nzakwica umujinya mana yawe.
Jesse ujye mbangamira mbabarira usifane hano ugenda uri kunyumva kuko singushaka urambangamira kandi nzakwica wenda mbona mana yanjye Jesse nzagukorera iki umva nkubwire uberewe kujya no kujya kuba imbobo cyangwa ukajya gushaka abagadaro maze gusaza n'ubwo agasaza y'ubusa kano kazanye n'inkanyari wagira ngo bebe bimeze gute se humura mwana wanjye sibyo wowe uyu munsi ndaza kukwereka bashaka kwica umwana wanjye nta soni bakira ariko ndi kumuhana hari agakosa yarakoze bimbere uratekereza ko ibyo mwavugaga byose ntabyumvaga sheri yumva nkubwire ndakubaza uratekereza ko ibyo mwavugaga byose ntabyumvaga ariko ndi kumuhana ibaze ko mwaye ibiryo akabimena sheri nibyo ndi kumubaza ndavuze ngo kigori kumuhana ni ukujya kunyangariza umwana kumbi ibi nibyo yakoreraga umwana wanjye sheri ndakwinginze babarira ndabizi kumunda hagarara hano babarira ndavuze ngo ibi nibyo yakoreraga umwana wanjye nta soni ndakubaza ibi nibyo yakoreraga umwana sheri babarira nukuri babarira ntega amatwi sibyo ntega amatwi ubwo nibyo ufite ijambo muri aka kanya guhera nonaha ugiye gufata kitwa kawe kose sheri wambabarira ndavuze ngo guhera nonaha ugiye gufata ikitwa icyawe cyose ibyo bintu urabyumva nta soni bamushenzi wowe akanya nkuzanye ejo bundi nkuzanye mu nzu yanjye yuzuye utangiye kumfatira umwana wanjye gutya tutaranabyarana n'umwana aka kanya ejo tutaranabyarana n'umwana ntabwo nzongera sheri wambabarira reka nze nkuzanira imyenda yawe sheri wambabarira jya hanze nta nubwo bira kwinjira mu nzu yanjye mushenzi akira fata akira ibyawe akira genda fata ibyawe akira fata genda vira mu rugo ndavuze ngo fata akira sheri ndakwinginze mbabarira urashaka kunyangariza umwana nawe ugenda ujye kwangara umva nkubwire nimba ndavuze ngo genda ibiki koko bimbayeho si buriya mwana namuhoraga iki koko ukuntu nabonaga nanyubaha ntabwo nkamubera umubyeyi mubi mana gukunda akora iki ubuse noneho ndajyaye koko mana nkora iki mana kuko kuko ibyambayeho ukuntu nabonaga ari akana keza ariko sinyurwe ngashaka kumukubita mana ibi ni ibiki koko ubu noneho ndajyaye koko ukuntu na mama ndamwihenuyeho